ni mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyobokamana TV. Ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukabakorera inkuru zitandukanye cyane cyane ziba zigenda zivugwa mu ruhando rwa gospel. Icyo nababwira cyo nuko kuri uyu munsi w'itariki ya 30 muri uku kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2021 gospel tumaze kwakira inkuru y'incamugongo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru abantu benshi bakomeje nyine kugenda bavuga ibintu bitandukanye kubera yuko yari umuntu ukunzwe n'abantu benshi ariko ubakaba yamaze gutabaruka. Sindi njyanye rero muri iyi nkuru, ahubwo ndi kumwe na Israel, ni umunyamakuru w'Iyobokamana TV, dusanzwe dufatikanya nyine mu nkuru ziba zigiye zitandukanye. Nanyemerere rero mu byubahiro bigiye mwakire muhikaze kuyobokamana TV. Mwiriwe neza Israel? Urakoze cyane, ariko ako kantu wabongereye ngo mu byubahiro byiwe. Umuntu iyo yubaha Imana burya ntuzapfe kumudegara dukubonye, burya uwubaha Imana wese akwiye icyubahiro. Mizote so ndashima Imana mbona nawe mu byubahiro byawe ndakwakira. Nukuri pe, ariko uranabifite CEO w'Iyobokamana TV, iyobokamana.com. Ibyo tubibona nk'ibibambwe nabyo bikatubona nk'ubambye ibyubahiro. Ubundi ushaka gushyirwa hejuru wicisha bugufi. Okay. Nyuma yo kukwakira reka tunakira abantu badukurikira. Reka tubakire mwese aho muherereye mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, no mu mujyi wa Kigali mu murwa hahandi Yesu yavuze ngo muze mumbarindirire mu murwa. Ubundi usanga abantu bose, usanga abantu bari mu ntara bose bafite amasezerano ngo yo kuzatura i Kigali. Abanyakigali bo bose ngo bazatura ngo mu bihugu byo hanze, ariko ubwo buhanuzi simbwemera. Umenye ko umurwa Yesu yavugaga gutegereza n'umwuka wera si Kigali. Ariko twibutsa abantu gukomeza kwirinda COVID-19 kuko imeze nabi, yafashe indi ntera kabisa. Abantu bakomeze bayirinde, kandi nkuko turi abakristo tunase no gusenga. Amasengesho akora byose, amasengesho arakiza. Rero nkuko wari umaze kubivuga, ariko mbere uko tujya ku nkuru reka dusoze n'abantu batatwumvira mu Rwanda. Abarundi rwose ni inshuti zacu, turabasuhuje cyane. Abari mu Burayi, Amerika, Aziya n'ahandi, Australia na Oceania, mwese Kuyobokamana TV turavuze ngo nimukomere cyane. Wowe uri kureba iki kiganiro cyangwa uri kumva ino nkuru ubabaye cyane, nkunda kubabwira ngo ukwiye kongera ibihe byo gusenga. Wamara gusenga ukabiteranyaho kwizera ko Imana yatabaye babandi waruzi bari bababaye na Bibiliya irabivuga, kandi ngo abababaye basenge, abishimye baririmba. Naho wowe rero wishimye ririmba. Numara kuririmba ariko uherekeze Yesu gutabara abandi, kuko yivugiye ko abajyana nawe gutabara abababaye cyangwa abandi aribo bazagabana umugisha w'Imana. Yes, nkuko twari tubivuze rero, ni inkuru twakiriye mu masaha make yashize kuri tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Ni inkuru y'urupfu rw'umuntu twamenye, rw'umuntu twakuze twese amatwi. Abantu bose bumvaga Radio Rwanda, nje wenda ndavuga nko mu gihe nari ntangiye guca kenge ko kuba nafata amajwi mu mutwe za 2007, 2008, 2006, aho nijwi twakuze twumva cyane ryamamaza imvaho ryamamaje imvaho ryagaragaye mu byakinnye amakinamico atandukanye, ryagaragaye mu mafilime, mu ndirimbo zitandukanye. Ni umuntu wasetsaga cyane, yari n'umukristo mwiza cyane wo mu itorero rya ADPR. Yamaze rero gutabaruka nyine nkuko iyi nkuru iri bugaruke. Muribaza ngo uwo ninde rero uri kuvugwa Israel? Yitwa Mukeshabatware Dismas. Ni umugabo rwose w'amateka nkuko twarimo tubivuga. Numwe mu bantu bamenyekanye mu Rwanda ndetse no mu kurwego mpuzamahanga binyuze mu gukina amakinamico nkuko twabivuze, ubuhanzi bw'indirimbo, gusetsa, kwamamaza binyuze mu majwi no mu mashusho. Rwose ibintu byitwa ngo umusogongero ngo w'imvaho nca ngo nomero ngo runaka murayisanga kwande, ngo hano gicango murayisanga kwa runaka, gitarama murayisanga. Iryo jwi abantu benshi bararizi. Rero uwo Mukeshabatware Dismas yitabye Imana kuri tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, aho apfuye afite imyaka 71, kuko nkuko tubibona mu mateka yavutse mu 1950. Avukira mu karere ka Nyaruguru, kuri ubu ni mu murenge wa Kivu. Yashatse umugore nubwo nawe yaje kugenda, ariko babashije kubyarana abana 7. Gusa ku myaka 67 Mukeshabatware no ikintu cyo gusetsa cyangwa gutebya cyatangiye, nibwo yatangiye kukigaragaza. Abantu bagatangira bamenya ati Mukeshabatware ni umuntu utebya. Kandi nyine mugani ku bantu wenda bagize amahirwe yo kumubona akiri muzima, cyangwa ku bantu bagize wenda babanye nawe, usanga akubwira ko yari umuntu utebya,
uri hambo cyangwa se uciye bugufi ukiri urugwiro wiyoroshya ugira inama n'impanuro cyane rwose yagiraga inama n'impanuro cyane kabisa aho hatinde impamvu yagiraga inama n'impanuro sinshobora kwibagirwa ijambo yigeze ambwira twahuriye ku rusengero yaje gusengera ku itorero rya ADPR Nyakabanda icyo gihe namusabye interview icyo gihe arambwira ati rero wa mwana we ati wowe ikintu bisaba ati ntuzajya upfa guhereza umuntu interview ngo umubaze ibintu utabanje gutegura ati inkuru zirategurwa mwana urumva ati noneho amititonderwa arambwira ngo ati wowe rero ukora ibintu by'Imana birasaba yuko uzajya utegurana n'Imana imbere yo kubaza umuntu jya ubanza ubaza Imana uburyo wamubaza cyangwa ugira inspiration divine ako kantu I never kukibagirwa yari umujyanama mwiza cyane I never kukibagirwa rwose ubuvanzi ndiba ariko ntacyo bitwaye twemerewe mu Rwanda twemerewe kuvuga indimi nyine dushatse nkuko tubibona Mukeshabatware rero mu 1950 nibwo yavutse nkuko twabivuze kugeza kuva icyo gihe kugera muri 1957 yatangiye amashuri ye abanza iwabo mu karere ka Nyaruguru mu cyahoze ari komine Ruheru ariko impano ye akayiyumvamo ubwo yari umusaveri ngo yageragezaga gusubiramo gukina imikino yabaga yanditse mu bitabo donc dukino twabonaga mu bitabo yageragezaga kudusubiramo ariko bigaragara ko afite impano bakurikije ko yabikinaga ashyiramo n'udukabya nkuru nyine amakabya nkuru donc iyo uvana ibintu mu bitabo bikina bisaba kushyiramo n'akandi kantu kugira ngo ubibona bimuryohe mbere yuko yitaba Imana Mukeshabatware igihe yaganaga n'itangazamakuru yavuze ko atavukiye mu muryango ukize ahubwo ko mu gace k'iwabo ndetse n'iterambere ry'icyo gihe wasangaga batuye mu nzu z'ibyatsi yakomeje amashuri yisumbuye kuri Saint Andre i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali urumva ko yaje mu mujyi kera nyine yatangiye kuba umunyamujyi muri segonderi ngo mu bintu byamutunguye ni ukuntu ajya kwiga aherekejwe na mukuru we yaje na bisi kamugeza mu mujyi wa Butare akabona umuhanda wa kaburimbo wavaga imbere ya hoteli Faugo ikagera ahazwi nko mu Cyarabu yaratungwa urumva yageze i Butare agera ngo ageze i Kigali abona kaburimbo wenda ibyo ngibyo ntabwo twaza kubitindaho cyane gusa Mukeshabatware Dismas yerekezaga ku ishuri rya Saint Andre nyine nk'uko twari turi kubivuga ngo yagezeyo ari nabwo yari yambaye inkweto bwa mbere ako nta kantu twamenya cyane ko no mu bantu bakunze gukurikirana ibiganiro bye iyi story yakundaga kuyishyiramo icyo gihe ngo yatunguwe no kurara kuri matora ye ngo birumvikana ko yagowe no kumenyera umujyi wa Kigali dore ko abanyeshuri bagiraga umuco wo kunyuzura bakwitegereza uvuye mu cyaro bakakwibwira Mukeshabatware Dismas wenda dukomeje nyuma yaje kuba umusirikari cyane ko yize mu ishuri ry'abasirikari bato ari ryo École de sous-officiers ESO ngo yahavuye ari ku ipeti rya serija yenda kuba premier serija amashuri ye yakomereje mu Bubiligi aho yahawe bourse yo kujya kwiga ibyo gukora mu macapiro Mukeshabatware yagaragaye mu mirimo myinshi mu 1967 no yasabye kujya gukorera mu cyahoze ari komine mu cyahoze ari Orenforo agize amahirwe ahita abonamo akazi icyo gihe ko nta matorero yakinaga amakinamico yabaga uretse gutegereza yavaga mu Burundi ngo niho wari perezida yategetse ko habaho itorero rikina ikinamico mu Rwanda icyo gihe hahise hatangizwa itorero Indamutsa za Orenforo ni itorero rizwi cyane zitangizwa na Mukeshabatware Dismas Sebanani Andre bakoraga muri Orenforo na honorable député Byabarumwanzi François n'umugore we Mukandengo Athanase n'abaganizi Elifazi n'abandi icyo gihe bakenye amakinamico menshi ku buryo baje kwita Indamutsa za Orenforo ku buryo baje kwitwa Indamutsa za Orenforo bamaze gukina imikino 9 intangiriro kujya mu byo kwamamaza Mukeshabatware Dismas icyo gihe yavuze ko uretse itangazo ryamamaza mu majwi ryatambukaga kuri Radio Rwanda nta yandi yabagaho ibyo byatumye ari gutangiza uburyo bwo kwamamaza ubyongereye ku gukina amakinamico ibi byatumye amenyekana mu gihugu cyane nkaho yamamazaga umusokongero w'imvaho nshya n'ibindi yamamaje ibyo gukina amafilime sirahe nabyo ibyo gukina amafilime yavuze ko byabaye akarusho ko kumenyekana ubwo yakinaga filime ya
mbirikanye yigize ufite ubumuga bwo kutumva, iri zina rimufata uko. Afite amateka menshi, afite ibintu byinshi, ntabwo byenda byose twabinyuramo, ariko wenda icyo twabwira abantu ni ubuhamya bwe bwa nyuma yo nyine nyuma yo mu minsi ye ya nyuma cyangwa se mu bihe bye bya nyuma, ubuhamya byagenze ute, amagambo ye ya nyuma yavuze. Ni mu kiganiro twagiranye n'umukobwa we nyine ariko mu buryo bw'inyandiko. Wenda reka dusabe Joel akitunyuriremo muri make. Yes, umwe mu bana be rero waduhamirije nyine inkuru y'urupfu rwe, twamubajije ngo yazize iki cyangwa yishwe n'iki. Yavuze ngo yari amaze iminsi 3 arwaye malariya, ngo nibwo nijoro yarembye cyane atangira gukonja. Arangije aravuga ngo ndumva ndi mu rugendo. Ubwo ni MUKESHABATWARE wabivugaga, ni mu kiganiro bagiranaga kiri mu rugo. Ndimo ndabona ngo umusaraba wa Yesu, ngo bari kumva ibyo, ari kuvuga ibyo, ngo bagize ngo ari kuvugishwa, ngo noneho akomeje gukonja nibwo ngo bahisemo kubujyana Faisal, ngo yagezeho yakonje cyane, ngo ageze kuri temperature sirahe ya 24, ngo batangira kumuha ubuvuzi bushoboka biranga, basanga afite n'ikibazo cy'umutima, ndetse icyo gihe nyine yari yamaze gutuza cyane. Hashize ngakanya atangiye ngo MUKESHABATWARE yatangiye kumera nk'ugarutse, aravuga niko kubwira umuvandimwe wanjye, aravuga ngo mfata ku mutwe, ngo aramufata. Ubwo ni story nyine nahabwaga n'umwe mu bana be. Uwo muvandimwe aramubwira ngo humura Yesu muri kumwe. Ubwo n'uwo muvandimwe wari umurwaje nyine wabivugaga, uwo mwana we sizibiri kubyumva. Nuko aramusubiza ngo arabizi ko ahari, nuko amusubiriramo ko arimo kubona Yesu ku musaraba, ngarumva ari gutaha. Ngo ahita amupepera n'amaboko yombi, arongera amupepera n'amaboko yombi, ahita amanura amaboko arigendera. Urugendo rwa MUKESHABATWARE nyine ku isi ruba rurangiye gutyo. Urumva ko yapfuye ari kubona Yesu, abona Yesu ku musaraba, abona nyine ahantu ari kujya ari heza, nyine arasezera, ubundi arangije aragenda. Uyu mwana watuganirije yashoje avuga ngo papa agiye kuruhuka, gusa byatunejeje kuba atabarutse amahoro, kandi akaba yapfuye urupfu nk'urwo abakiranutsi bapfa. Yego, birumvikana ko MUKESHABATWARE nyine akiri nk'abakiranutsi. Wenda ukiri kuri ubwo buhamya, hari ijambo riri mu kubara 23 umurongo wa 10 be yaryo iravuga ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, amen, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Igitumye mvuga aya magambo, hari ikintu maze kubona mu myaka mike maze. Abakiranutsi cyangwa se nabo twita abapagani, sinzi biterwa n'imyumvire y'umuntu, ariko abakiranutsi yego bapfa nk'abakiranutsi. Haleluya, sibyo? Yego, nyine abakiranutsi bapfa nk'abakiranutsi, nta kindi nakongera. Rero mu kubaraho umuntu yagize icyifuzo aravuga ngo icyama nkipfira nk'abakiranutsi, iherezo ryanjye rikaba iryabo. Reka bari cyo cyifuzo natwe dusoza dufite, cyangwa se dusoza duha buri muntu wese watwumvishe, aba ari cyo cyifuzo agira. Yego, uzajya usenga ujye uvuga ngo icyama nkipfira nk'abakiranutsi, iherezo ryanjye rikaba iryabo. Wenda tuzagira igihe dushaka abapasiteri bo babisobanukiwe batubwire ngo ariko n'ubundi abakiranutsi bapfa bate. Gusa natwe nuko n'abantu babyumvishe abakiranutsi ko bapfa tugenda tubyumva. yego, sibyo? yes. Nk'uyu MUKESHABATWARE ukuntu yapfuye, ego avuga ati yapfuye, ndabona umusaraba wa Yesu, ndamureba, ati baye ndigendeye, asezera, abona nta kuboroga, nta hari abantu bajya gupfa ukagira ngo bari mu ntama. Ati mumfate, ati sinshaka kugenda, ati no. Ariko abakiranutsi bafite ukuntu nyine bapfa nk'abakiranutsi. amen. Reka ngushimire Jo. Yes, reka tubashimire cyane kuba mwari mudukurikiye, tunihanganisha nyine umuryango wa MUKESHABATWARE, inshuti n'abavandimwe, turavuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi nitudacogora mu nzira natwe tuzamusangayo. Yego.
wakoze cyane nawe n'abantu badukurikiye bose bakoze. Tunakwibutsa aho utarakora subscribe kandi ko kanya kanda kuri ako kantu k'umutuku mwanzu kandi kukazogera kugira ngo inkuru tuzajya tukugezaho cyangwa se ibiganiro byacu bizajya bikugeraho 100% nta na kimwe ucitswe. Murakoze cyane. Iyobokamana TV yo nakagaruka.